hari abantu bakunda gusebanya byatari bikumarira iki nkuko nabonye ngo ari cameraman ngo agiye kuzenguka inyuma DJ SONIA akamufata yambaye ubusa urumva ikintu kitwa gusebanya kimaze nko kuba umuco ariko se nawe bitekerezeho icyo kintu ubukoze wumva uricara ukaryama ugasinzira ukumva umeze neza ese umuntu uri guhemukira uzi ko ejo ashobora kuzaba umubyeyi cyangwa akaba nyogokuru w'umuntu uzi igihe Imana impaye cyo kubaho so umuntu nimba yambaye kurara bizi neza akabyambaye azanisobanura ku kizaba cyose ariko rero kujya kumuzenguruka bikumariye iki urumva nagiye ko nabatangiye complaininga ngo wa mukobwa ari ya mukobwa yitwa nde umwe bigeze gufunga baravuga ngo kuki bafungura ntibamufunge love yo ndayiza kibaho kuko as you said ariko abantu nibo ntizera abantu rambeshye nukwike Imana reka nkwereka mbiye mfite ingingo iri buze kugutsinda okay reka nkwereka hari umuntu uza ayakuriye mu sanabyitangukira yakuriye tuvuge afite amateka mabi afite nk'umubyeyi babyeyi babakoraga barwana bagira gute uwo muntu akura yarangiritse mu mutwe nawe agakunda babaza umuntu ku buryo agukunda byatari yanakubura akaba yanapfa ariko akagukunda akukubita kandi it's love uwo muntu se aragukunda anakuza ashobora gupfa exactly nyine urumva ko the love afite uburyo akundamo ariko ubwo buryo ariko nyine there is love do you believe in that love I do aba nagukunda ariko nyine uwo muntu ni ufite ikibazo cy'urukundo ikibazo n'uwo muntu uwo muntu rero nujya kumuhindura bizagusaba ubuzima bwawe bwose guhora uri ntibyashoboka ibyo byo burya umuntu ukuze kumuhindura biba bigoye hari nk'umuntu muhuru ugasanga afite defili seriye ariko bitavuze ko atagukunda rero ngewe byose nizerera muri byose so like iyo defili seriye yatuma umureka even though abumukunda iyo defa bafite iyo adashobora kwireka njye namureka namukunda kubera ko ntago nkunda kwibabaza kuko mfite igihe gito cyo kubaho njyewe ntekereza ko aba inshuti zisanzwe ntago ntekereza ko aba best friend ni wa muntu ushobora no kukubwira ati hari ikintu ngiye kwishyura mu kanya ariko nkurikije ibibazo uri mu byo birenze ibyanjye reka mbigukorere njye mbe nirwana ni wa muntu ushobora kwitangira mu gihe runaka umukeneye ni wa muntu ushobora kubwira buri kimwe cyose ariko se kuri iki gihe ubona n'ibandi babwiza n'ukuri ikindi kintu bamwe bitana aba best friend bamwe rwo bashwana muri munsi yankoza ka ntabwo babyoroshye hano hantu aba best friends bapfa ibintu bikomeye kuko baba baziranyeho n'ibintu bikomeye biri deep iyo bagiye gupfa ikintu bapfa ikintu kiri seri kuko n'ubundi kugira ngo kubabaze biragorana kuko aba ari best friend nyine ariko iyo mugiye gushwana ntabwo mupfa ikintu cyoroheje Hi beautiful people, welcome back again BigTown as Yambaye zikaza kuri BigTown TV mu kiganiro Girls Talk nko maze kubimenya ni ikiganiro cy'abakobwa n'abategarugori mwese mudukurikira kujya tuganire ubuzima bw'abakobwa ese tubayeho gute bigenda gute ibibazo dufite byose muri rusange so nkuko bimenyereye mubanamo nanjye radio sana mugenzi wanjye oga mumeze mute mumeze neza aba BigTowners how are you doing and again mugenzi wacu nawo hari. But even though Malaika Dahari, we have a guest. A beautiful one in that. A beautiful girl. With a gorgeous smile. Guys. Reka tureke kuvuga byinshi nawe abanze abibwire dukomeza ikiganiro. Ikaze muri Girls Talk. Okay, mwakoze cyane kuntumira. Amazina yanjye ni Natasha Ndahiro. Natasha Ndahiro. Yego. Natasha no mustari. Birivugira icyo nzi cyo kimwe natavuga ati ni umukobwa nanga ngombwa tandatu bisakoze Natasha ni muntu ki Natasha akora iki kwa namubonye bwa mbere Natasha ni umukinnyi wa filime tayamaze igihe kinini cyane ariko kitari na gitoya umazemo nk'imyaka ingahe nakigera muri 3 experience ni myinshi imyaka 3 mu kintu kimwe abari myinshi buriya se ariko nibyo ntago ari mike iyo umwaka urenze umwe mu myaka bari myinshi mu myaka 3 umaze muri industry ya movie how the industry is treating you
biri kuvamo like 50%. ntango okay kuba kuri 50%, it's treating me well. I can't 50 mpamvu mba nayishyizemo nuko biba bigoye cyane nk'umukobwa cyane. Murabizi intambara abakobwa barwana buri munsi ni nyinshi. Hari n'igihe umuntu aza akakubwira ati mbwira wahereye he, byagenze gute, biragora kumusobanurira buri kintu cyose ucamo, buri kintu cyose ugira gute. Hari n'igihe akubwira ati ariko ura nta kuntu ufitemo n'umusipasi. Ntabwo biba byoroshye. Ni intambara umuntu yaganiriza umukobwa mugenzi we atabwira umusore. So igitekerezo cyo gukina movie nka Natasha mu bintu byose bibaho wanyuzemo kuvugikura kugeza aho ugeze ubu ngubu, gukina movie byajemo gute ku buryo wumva nyine ko ahangane unshaka kuba ndi? Hari situation umuntu anyuramo ukicara ukitekerezaho bihagije, ukagera ukavuga ati ariko se ni nko amaze gukorera abantu, ese ndamutse nikoreye nakora iki? Akaba ari ibintu bikuzamo. Njya gutangira gukina movie byari nk'ibintu mpora ndyama ngatekereza bikanza mu base wagerageza. Ni ibintu byamaze igihe, ariko nyine ntuburi ibintu bigupushinga bigusubiza inyuma, surinde wo kubikora. Hari umuntu hano uri muri industry ariko itari ya movie, umunyamakuru nagiye mugisha inama ndabase ubona nyine byacamo se, arambwira ati ikibazo mfite ugiye kuvanga mbyibagirwe. Nicyo kibazo ndi busigarane, ariko ntabwo ariko byagenze kuko uwo munsi nayo mubwiyeho ni nawo munsi yamuje n'umuntu ushaka kuza developing ibintu byanjye, amuza n'umusore umwe muri team twatangiranye. Bose ako kanya dutangira akazi. Okay, uri umukinnyi wa filime gusa cyangwa na directinga cyangwa nakora production urandika? So since I'm then, a content creator, I'm a producer, and I'm an actress. So since then ntago wabiretse wenda ngo ugere igihe uvuga ati these things not mine, like biragoye noneho amprise mu Rwanda ndi umukobwa, ukumva like ntago wigeze ubirekaho cyangwa warakomeje like till now? So kuba ndi umukobwa nta namwe bizigera bimbwira ngo reka ikintu. It will never happen kuko nibwo buzima mfite, nta nicyo nabikoraho kugira ngo mpinduke umuhungu kugira ngo byorohere abantu kubyumva. So nta muntu nzorohereza kumva ibyo bintu, ahubwo njye nzakomeza nkore kuko nicyo naje gukora nta kindi. Sasa rero nshaka ubanze utubwire akantu kamwe mbere ko ninje hano mfite ibibazo ndibuze kwabaza tusubize nayo ndabisubiza twese nyine muri rusange, ariko banza umbwire akantu kamwe kakubayeho uri kuri set waba utangire yaba n'ejo bundi utazibagirwa, kibi keza cyangwa kabi. Okay, ntangira season ya mbere yari season igoye, ariko nje ntago byangoye. Urumva no bwa mbere nari barabyita kubiharara kwa kundi ushaka ko ikintu ukiba nyine guproving abantu wrong, ko se nabyita ko ari proving wrong cyangwa se gutinya ko abantu bazabona ko ibyo bintu byakunaniye, ko nabyita. Narirukanse ndasimbuka ndagwa, nguye ndavunika, nta handi gucumbagira kandi ejo ngomba kongera gukina. Urumva icyo kintu nagitekerejeho ndavuga iyo ntaza kuba ndi producer. Urumva Seni yari kwiruka uravuga iki ngomba kubereka ko nzi kwiruka. Akuvuga ngo Natasha uko itangira ni movie ifite story y'umukobwa anyuze mu buzima bwinshi, aba anyura nacuruje drugs. Urumva nabayeho umukire, naje kugira amafaranga bura urinda hero brother yakinnye ari umugabo wanjye ndamwiba. Nabwo kumwiba nabwo nuko yamfashe ndi kumwe n'aka boyfriend kanjye kureka byari byarananiye, ngeze aho ndamwiba. So noneho nyuma yo kumwiba abamenye ko namwibye bagiye bangendo baza kunkoresha nko kuko n'aba drug dealers nanjye bankira muri crew yawe niko nabyita. Rero muri icyo gihe bari kunshaka kugira ngo bankiremo, hari ahantu banyirukanganye kandi ya mafaranga nibyo naramaze kuyatakaza. Narirutse rero ukanirukanwa n'abasore. Narasimbukaga. Urumva naravunitse biseriye. Baravuga ngo ni muri movie. Narababaye pe. Bavuga uretse turekere. Ndi kubabara. Ikibazo naje kwibaza iyo ntaza kuba ndi producer nkaba ndi nk'umukinnyi usanzwe, ejo nari kongera ngakina cyangwa nari kubwira producer ngo jya kumbuza. Nanjye byangiye kubaza nk'ubwo njye naratashye ndikanda bucya nta kizo nsubira gukina. Kurya njye kubwira ati no musa nanongeye kina mwirukanga. Na urumva ayo masene nayarangije ariko nasubiye kuri se. Utekereza iki kuyabyo bwenge? Nta
ntago ari byiza ntago ari ikintu kiri ngombwa ku buzima bw'umuntu urabikoresha nta kimukoresha jewe cy'ubwenge cyangwa mu bine cyo cy'ubwenge cyane uriga wa mugani ibyo bwenge ni byinshi hari ibyo hari gusmokinga hari kunywa inzoga hari n'ibindi byinshi anyway hari n'abantu bafatwa n'ikindi kintu mu buzima hari n'abantu usanga afite nka depression ikamujyana mu kindi kintu ugasanga yabaye imbata y'ikintu runaka nabyo bibaho buri muntu wese buriya biterwa n'icyo uguyemo gutyo kikagufata urugaweho utekereza iki ibiyobyabwenge njye ntekereza ko ibiyobyabwenge ari ikintu cyose kiba cyaragukoronije right kandi it's not good thing kuba wakoronizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose ikindi kintu I believe ko ikiyobyabwenge ari nk'ikintu wamugana gishobora gutuma utitekerezaho cyangwa gishobora gutuma n'ahantu waruhagaze ushobora kuhava kubera cyo kandi wowe wenda muri wowe utabishaka cyangwa ikintu ushizemo bikanga ikintu nita ko nta controllinga udapashije gucontrollinga kikaba ikibazo kuko hari nk'igihe ujya gusanga nk'umubyeyi ugasanga aravuze ngo umwana wanjye anywa itabi ryinshi cyangwa se umwana wanjye anywa inzoga nyinshi ariko umwana we ntareke gutera imbere ugasanga ibyo bintu kuki bitagira ahantu bihurira ugasanga undi ahora muri rehab ugasanga undi ibintu bye bigenda neza nta kibazo ufite ndatekereza ko mentality abantu dufite mu mutwe hatandukanye hari abantu bafite mu mutwe hakiri side muri rusange niyo waba utera imbere ubasha gucontrolling ibintu byawe byica ubuzima bw'umuntu ububashije rero wabirika njye nicyo ntekereza so twihuse cyane mu bibazo nawe bafite uno munsi ibintu by'ibibazo tuzafata undi munsi tuganire nawe ku bijyanye na kariyeri yo gukina filime no kuproducinga no kwandika hanyuma uno munsi muri Ghost Talk hari igihe umuntu akubaza ibibazo bigatuma abasha kukumenya mu buryo utari kumwibwiramo so ikibazo cyane cyagira gute icya mbere ni ikihe kintu kiri weird wowe warakoze mu karubanda mu bantu benshi nyine ukavuga ati shangaha wabyuka mu gitondo ukumva watukubita nk'umutwe ko satura ikintu kiri weird ikintu cyabaye nkagikora nyine abantu bakakibona abantu benshi baba bakibonye batakibonye ariko nyine wowe ukabyumva ukavuga ati this is weird what would I do this bakibonye kuko ni uri bubyuka ukavuga ati mana we naraburije ari ahantu sinzahasubira kubera ibintu nahakoreye ahantu nigeze gutekereza ko ibyo bintu nagize izo feelings nabyutse nkumva ameze gutyo ntago ari ikintu ngiye nakoze ni ikintu cyambayeho just urugero nagiye kubona mbona nabyutse nsanga ifoto yanjye ya trending hose cyane ubwoba iyo foto naribazaga nkavuga ati mpani maze nka mama nawe ni ifoto aratekereza uyu nari n'umwana nari mfite ubwoba rwose nkavuga ati umuntu wese wo muri famille arayibona gute none baragira ngo nasaze none rumba byageza no gusohoka mu nzu birananira nicyo kintu cyambayeho nyine mbyuka numva nk'isi yangwiriye ikindi kintu numva cyambayeho ko ngende n'umuntu utinya no guca imbere y'abantu rero ntago rapfa kugura n'ikintu iyo foto rimeze gute iyi foto isanzwe n'ubu iyo foto ndayitegereza nayo akantu kariho katumye abantu uraza kuza kwitwereka behind the cameras hanyuma Olga shabase navuga ko kiri kubyina ari ibintu biri yaduwe nigeze Shanana na Cindy no kwa Jire urano wumve nyine kari nyine navuze ntabwo nzasubira no muri Remera nari nyine tundasinda nyine ndabyina mpaka ndaryama hasi oya nangwa binkona uraryama hasi gute warabyinnye narabyinnye nkora karitoma none njyama kwa kundi baryama you know like I don't know ukuntu nabisobanura ko kundi twakinga uryamye hasi wow nice to meet you ninjoro hari kera ko ntabwo nagifata nk'ari ikintu kiri weird wakoze kuko niko wari muratekereza kandi uba uri mukuri I know kandi warabyutse wumva se mu gitondo nazo ntabwo nzasubira Remera abantu bari kwibuka narakuze abantu mwe muhari uwo munsi ariko niba abantu bamwe nzaga nta n'umwe wakubwira ngo utuntu nk'utwo niyo dukoze dusekeje nyine tumwe dutuma uvuga ati wow n'utakoze ikintu yadeko nakaruka I know right usanga muri toilette byakomeye cyangwa ugasinzira kuri bafure yes ari umushuti wanjye ajya gusinzira kuri comptoir ndamusuhuje arize tumenyane natwe hari abantu uziko hari abantu basinda normally basinda basinzira ahari hose akatasinzira barahari utabona yiyenje utabona akimara gusinda ariko ni sawa akatasinzira ariko umuntu wiyenza nawe
ntajya asinzira ntabwo bibaho kandi abagomba kwiyenza agomba kumenya shuwa yuko mu gitondo bikagera saa 12 saa 4 z'amanywa zikagera akiri kwiyenza abandi bose bakaruha ahubwo mu gitondo nibwo batangiye saa burya nge nkunda wundi wisinzira nkabwa ati basi nawe wisinziriye nta kibazo wisinzira n'igihe abarushya ujya kumutwara uvuga ati se ndamushyira mu modoka mukingiranemo ndamutahana kandi ubwo nawe dugicara kuri usanga rero nabyo ntabwo biba byoroshye iyo umuntu atagiye muri mudu nk'iyanyu ni ikibazo so njye ntabwo nsubiza icyakabiri urasubiza tugufitiye ibibazo yo okay njyewe sinzi niba nabyita ngo wiyada ariko numvishe isoni zinyishe mutavuga ati sinzongera kwambara inkweto ndende mu buzima bwanjye kandi mu bantu banzi like radiosa na high heels ni couple rero umunsi umwe urabizi iyo ndi kugenda nta kibazo n'ubwa mbere nari nsitaye numva none n'indi muntu benshi basanzwe bamenyereye bari kuvuga ngo kandi karakana umunsi kavunitse sinzi bizakabaho none kugera njye bemeze mitankwita katoke ya danje naravunitse uwo munsi azavuga ati sinzongera kwambara inkweto ndende ariko nyine things happen nabyutse nongera ndazambara yeah so icyaka ndumva nabyo nacyo kimeze nkacyo ikintu giteye isoni gusa sinkabye n'ubundi ni nk'ibi ngibi ni iki kintu cy'ubusazi waba warakoze kuri social media cy'ubusazi kuri social media like ku mbuga nkoranyambaga zose ukoresha yaba ari Instagram yaba ari TikTok yaba ari na hano turi njye niyo nakora ubusazi burya ntabwo byaje kuri Instagram cyangwa ahandi hantu hanjye bigomba kujya ahandi ku yandi ma platform y'abandi bakomeze bayanduze njye nibereye hanjye ntabyo nzashyira ku yawe ntango byajyaho ntabwo bijyaho niyo hagize n'akantu muzajya mubona hanjye ntabwo muzakabona kuri ayo ntabwo ari wowe umuntu ntabwo ari njyewe nanjye ndumva nta kintu ndashya cy'ubusazi kuri none ariko hari akatwigeze kumbaho n'ubwo sinzi niba nakavugira aha kuko ntabwo ari sawa ntacyo akavuga BigTown ntari nigeze kujya live urumva rangije kakundi nyine abantu bohereza ama request ngo bajening shamana n'umbiye ko byakoreyo rangije hajyaho wa mbere ndiho wa kabiri iyo waza kuvuga ubusa cyangwa ugira gutereta agakuraho reka rero accepting umujama ishyiraho ubwambure ni ukuvuga ibibazo ibyo bintu igenda bitekereje kugira ngo nkureho live ariko hari abari bafashe screenshot bohereza abanyamakuru ngo bandaburize bagize ibyago bohereza ku muntu ari umushuti wanjye atabimbwira tere ko n'abantu babana gusa nyine byambayeho gusa nyine abantu bakora biriya bintu bagiye batoye kuko byarambabaje nyine the guy was honey barumbwira ngo byose uko byakabaye ibaze nanjye kubera ukuntu ese ntekereza uburyo ngiye guhita nkora live urumva ntabwo usaba segonda ngaho ari ikibazo umutipe wakoze screenshot n'uwagize nabuze ni banyarwanda mujye mudufasha gusebanya nta kintu bizadufasha hari abantu bakunda gusebanya byatari bikumarira iki nk'ukuntu abonye ngo ari umukameramani ngo agiye kuzenguka inyuma DJ Sonia akamufata yambaye ubusa for what urumva ikintu cyitwa gusebanya kimaze nko kuba umuco ariko se nawe witekerezeho icyo kintu ubukoze wumva uricara ukaryama ugasinzira ukumva umeze neza ese umuntu uri guhemukira uzi ko ejo ashobora kuzaba umubyeyi cyangwa akaba nyogokuru w'umuntu uzi igihe Imana imuhaye cyo kubaho so umuntu nimba yambaye kurara bizi neza akabyambaye azanisobanura ku kizaba cyose ariko rero kujya kumuzenguruka bikumariye iki itekerezeho umuntu nitekerezeho kuko ngo ndakeka ndumva abadije se baba bari bafite cyane arimo arazamuka urumva yamufasha nyine kandi ikindi kintu urumva nagiye ko nabatangiye complaininga ngo wa mukobwa ari ya mukobwa yitwa nde umwe bigeze gufunga baravuga ngo kuki bafungura ntibamufunge icyo ni ikindi kibazo nabonye cyarasohotse so yewe abanyarwanda dukunda ariko reka mbabaze umusore uri kureba gasito kuri kano kanya ko mwirwa mufata abakobwa ngo bambaye ubusa bafunge iyo mwirwa mwambika ubutuza bwanyu mwabukiza hanze ninde babwiye ko twe dushaka kureba umutuza yanyu oya ahubwo ninjya nigurwa mbona no mu ma-comment batuka abakobwa abo bakobwa basambana n'abandi barisambanya cyo kuba ukabona ngo kano gakobwa ngo ndakazana
gukaryamana n'ubujama bubugegera ahubwo mujama ni ingegera ngenzi yawe exactly urabazi abo bajya ikindi kintu nawe amagambo ari kugusohokamo ubwayo agaragaza ko umuntu yubashye se uwo mwanya yiboneye nimba uri gentle gerageza umuntu mugira inama ariko yimutuka kuko nese ubwo uri iki mu bintu ntacyo dufashije niweho ngegera irenze n'izindi uri iki mu bintu niweho ngegera iba irenze n'izindi hari abantu bavuga amagambo mabi bamaze no kuba benshi ariko ntago ari byo so ikindi kibazo do you guys believe in love niza ko aho urukundo yeah I do nganyarwa rudashingiye ku kintu cyacyo cyose urarugira kudadadana kuri kujya ndarugira njye ariko urabizi ko nkunda ntabyo nzi ega buri kiremwa muntu cyose kirakunda ariko barakubajije ngo do you believe in love ariko hari umuntu uzi ko se hari abantu batabyizeramo ku buryo abona feelings zije gatagahita avuga ati ndacikira he njyewe reka nkwepe agahita kwepa kubera ko atizerera muri ibyo bintu rero kubukunda turabyumva nta muntu udakunda ikiremwa muntu cyose gifite uburyo gikunda I do believe in love the real love the question yeah, it was yours Why? Me it's 50-50. Why? I don't know. It's not 100%. You just believe there is a love, but also there is no love. Yeah. Kuko impamvu ngiye nkubwiye gutyo hari igihe usanga hari umuntu bihira cyane bitewe erega buriya hari n'ukuntu umuntu abaho agira amahitamo mabi. I know. I getting it. Ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu aricaye aravuze ati ngewe I don't believe in love. Kubera iki? Yahisemo nabi cyane. Afite uburyo ahitamo nabi. Kandi hari igihe ari ukubuteye ufite hari abantu ukunda kandi ubona atari beza kandi ugahora ukunda usanga ntibukunda nk'ubushize mu kiganiro mwakoze Marayika yaravuze ngo cyajye nahari ngo akunda bad boys niwe wabivuze niweho oya majority abakobwa babaho abenshi bajya no kugira ama depression kubera iyo ngeso yo gukunda abantu nimba nayisanga ingeso nkunda ngo bari soft nikamo kuvuga umukobwa ariko ni reka mva hejuru 50% abakobwa ntago bakunda abajama bacecetse cyane babana beza cyane babahereza buri kimwe bashaka bahora ndavuga ngo ndababaye nayo ngo ndababaye ndarwaye ariko nanjye ndamutse nkundana ntabwo kubikoza ukansaba imbabazi rimwe kabiri gatatu leta bumwati ibyo bintu tube tubiretse tuganire neza kubera iki unsaba imbabazi nta nikosa wakoze icyo gihe uzi ikintu ushaka kunyereka uri kunyica ngewe kuko nutambwira ngo nakoze ikosa ugahora umbwira ugira gutyo nzakunanira so niba ushaka ibintu byacu biba serious ni umuntu nakora ikosa tunanakaranye tubiganireho birangira ahubwo tujye ku kintu cyo kuvuga ngo tujye tuganira ku bibazo tugize naho guhora unsaba imbabazi ari nta kosa wakoze uri kunyica ntabwo uri kumfasha ya rero niyo mpamvu abakobwa bibananira bakavuga ati si umuntu uhora ungira gutya bikuri kibara ziruza nibyo Oligafi abifiteho experience are you sure nta gastori dufite that story zarashize oya niyo umeze gutyo people use you I know hari nk'umukobwa usanga atangira kugucitinga kubera izo mpamvu akajya arambabarira ndagenda arambabarira kandi akagenda akababara akagaruka birangira kwangije rero nawe ubwawe exactly nibwo ujya kubona ukabona bari abatipe bitonda kuri abandi nabo birangira nta n'umugore ashatse avuga ati abakobwa bose ni bamwe bose barangiye kandi rwose nta muntu umeze kimwe n'uwundi ahubwo amahitamo yanyu so what about you stop asking questions yeah my mind njyewe I do believe in love like 100%. I do believe in love, but I don't believe in people. Love yo ndayiza kibaho kuko as you said ariko abantu niwe ntizera abantu urambeshye no kwike Imana reka nkwereka njye mfite ingingo iri buze kugutsinda okay reka nkwereka hari umuntu uza ayakuriye mu se nabyitangukira yakuriye tuvuge afite amateka mabi afite nk'umubyeyi ababyeyi bakoraga barwana bagira gute uwo muntu akura yarangiritse mu mutwe nawe agakunda babaza umuntu ku buryo agukunda byatari yanakubura akaba yanapfa ariko akagukunda akukubita kandi it's love uwo muntu se aragukunda anakuza ashobora no gupfa exactly nyine urumva ko the love afite uburyo akundamo ariko ariko there is love do you believe in that love? I do
aba nagukunda ariko nyine uwo muntu ni ufite ikibazo cy'urukundo ikibazo n'uwo muntu uwo muntu rero nujya kumuhindura bizagusaba ubuzima bwawe bwose guhora uri ntibyashoboka ibyo byo burya umuntu ukuze kumuhindura biba bigoye ngewe ku bwanjye ntabwo love yahagije n'ubundi love na background y'umuntu iba ari sawa kuko ntago hari nk'umuntu muhuru ugasanga afite defili seriye ariko bitavuze ko atagukunda rero ngewe byose nyizerera muri byose so like iyo defili seriye yatuma umureka even though abumukunda erega hari ikintu reka nkwereke iyo uvuze ngo defili seriye iba iri seriye kuri wowe nyine kuri wowe I mean kuri wowe iyo defa aba afite iyo adashobora kuyireka njye namureka namukunda kubera ko ntago nkunda kwibabaza kuko mfite igihe gito cyo kubaho like ntago ufite imyaka 150 ariko urabizi ko bigora gukontorora amarangamutima y'umuntu iyo wakunze cyane bya nyabya jya ubona ko umuntu ibintu biri gupfa ariko si kwa rwa rukundo ufite ariko kugira ngo mbabare umwaka nawe ari ibyumweru 3 bitandukanye ibintu ikindi kintu hari urukundo rugushyira ahantu utazivana no mu buzima nutera imbere ukagenda ukihambira ku muntu mutazigera mutera imbere kubera uwo muntu muri kumwe kandi ibyo bintu se uratanga icyo gitambo uremera kugitanga cyangwa even though mwatera imbere ntuzigere wishima kandi ukanasanga n'abantu bigeze guhuraho nawe iyo situation bayibayemo baranamurika kubera iyo mpamvu urugero naruguhereza tuvuga abana n'umugabo ukubwira ati ngiye nkubona mu rugo ntugasohoka n'umuntu ugusuka azajya gusanga mu rugo n'umuntu ugira gute urumva uwo muntu akubujije gusohoka hano hanze ariko se ejo bizagenda gute niyo yaba afite amafaranga afite business ingana gute n'udasohoka hanze umenye business z'umugabo wawe bazamurya usigara uri umukene kandi yayipfiriye cyangwa yabaye ngakoze nka accident urumva icyo gihe ufasha ubuzima bwawe urabusheta utaza aho ubushese ngo bizacamo cyangwa ntibizacamo n'umwana uzabyara umushyize mu kibazo cyo kuvuga ngo ejo azabaho neza cyangwa ntazabaho neza ntabyo uzi urumva rero niyahuriye wenyine wikwangiza abana uzabyara sibyo kuko icyo kintu kiragira effect ku bana ujye usanga yifitiye amakredi ntayuzi arapfuye cyamunara tayari bagutaye hanze uwo mwana uri kumuhora iki ariko ryo akanga no gutandukana n'umubyeyi w'umwana kugira ngo umwana kuko wowe nk'umubyeyi nk'ababyeyi babiri ibyo mupfa ntabwo umwana barimo nkubwira ikintu wakwihanganira tuvuga uwo muntu yitaye ku bana izo nshingano z'abana anazitekerezaho kandi umutekereza ku nshingano z'abana ntabwo azakugumisha mu rugo ngo akuryamisha ahubwo azaguha business yo gukora ube busy azakugira busy mu kazi kugira utabona n'impamvu zituma ujya no mu mico y'ibihugu ariko cyangwa agushyire muri business nawe arimo kugira ngo abone uko agucunga niba ashaka gucunga koko ariko ikintu cyitwa kuvuga ngo umugore umugize gutyo uramuziritse icyo gihe ntago ari wowe uri mu kibazo gusa nk'umugore ndakeka umugabo bwa afite ibintu byinshi ahisha adashaka kuzagenza ngo umenye hari n'igihe aba ari ko yitereye hari n'igihe aba ari ukuvuga ati hari n'igihe aba ari icyizere gike yifite avuga ati nashatse n'umugore mwiza ari nka complex cyangwa mubi mubi se wamuzirika umuzirikira ikigo n'indi wamureba batamubona ati ukuntu meze batazambona nawe umutima mwiza ariko ni kibi bazajya bakibona buriya ntabwo umugore wese wamuzirika kereka ahubwo ufite kereka ari nko kuvuga ati umugore wanjye nta bwenge agira ntagera hanze baramutera ndashiduka bambyariye undi mwana otherwise nta yindi mpamvu yatuma umugabo kuzirika ati umwasama wanjye igihe aba ari mwiza ukareba umujyanye mu bantu ukabona muniga mugenda igicucu nubwo yaba ari mwiza gute ariko mu mutwe wapi ikibazo rero iyo uwo mugabo yapfuye biribwa n'abagenzi be bamwe bazi staff ze ugasanga nyine umugore asigaye ntacyo ko nahana ikibazo ngewe mbabwira abantu ni iyahure n'ujya kwihora wiyahure wenyine wishyira abana muri risk kereka niba muvuga ati ntabwo tuzabyara nanjye niyemeje ko umugabo azantunga nagenda ngo nzibera imbobo ubwo nanjye sinzi nuko nyine ubwo nyine nagenda narenza abasigaye nibereye ariko amugani nibyo kuko hari nk'umubyeyi nawe ugera hagati umugabo kugira ngo aramire abana barahari benshi hari n'uwihambira ku mugabo kugira ngo avuge ati abana kugira bigende buri wese afite impamvu ze ariko impamvu zituma ngo reka mwihorere ntaribi kandi uzi ko ejo bishobora kukurangiza ibyo ntabwo mbyizereramo ugomba kwikunda bwa mbere ukananira songewe akenshi nita kuko umuntu na background y'umuntu igomba gukora nuko umuntu yitwara n'imico ye ibyo yihangana ibyo atihanganira nabyo ukabimenya gucukumbura mbere yuko ntago uri ugucukumbura iyo uhuye n'umuntu nimba wamukunze uramwiga ukamumenya ukunda umuhungu umeze gute nyine what's your type
my top guy umujama ukora sibyo shana umujama ukora tu utarimbura mukora ushobora gukunda n'umujama ukora cyane ku buryo atari bukubonere time ukakora ubwo so abakora ari wakaholic wonga ari wakaholic oya ntago ari umuntu ukora kuko na president wacu agira umwanya wo kuganira n'abaturage n'abafamily n'umwanya wuzukura siga ubona umusaza so ni gute umuntu nk'uwo yigabanyamo ibyo bice byose akaboneka wowe ukora iki kirenze icyo ibyo ntago wabinsobanurira ugomba nese ubundi nimba ari ikintu umugabo muzima aba agomba gukora umwanya wa famille umwanya w'akazi nk'umugore muzima nawe ntamubuza umwanya n'inshuti ze kuko uba umuziritse nawe iyo myanya yose aba yikeneye mu buzima so ukora gusa rero ntago nabyumva nabyo so murabona ibikoresho byose biba mu rugo harimo amasahani harimo ibikombe harimo ibiyiko harimo byose mabizi uramutse bakubwiye ngo they going to turn you muri kimwe muri ibyo ngibyo wahitamo kubiki nahitamo kubiki naba kayiko ko mu isukari narakonde n'ibiryohera oya nago kajya gashya bagakurisha bagusa niba bagiye gukora icyayi akandi kare bakorogesha kuko ntikajya gashya isukari yigeze twika kubarya kandi mu munyu nta kayiko kabamo utinya gushya mu munyu nta kayiko kabamo bapi umunyu wawe uyora mwinshi zo byumva ko ari ibintu byumvikana isukari ugomba kuyora icumu isukari ikiko cy'umunyu kuko abasorora ibikombe birashya mwana ntabwo njye nashya kandi akayikora ko ntikahurahe n'ibintu bitwika ngeze ubwo nabikiwe yego mana nabi ibyo bwoje ukambaze n'ibibi kizima kiriho hata ko babitwaye mvuge cyane naza mu nzu yose hama akayiko Dena abakayiko ko mu isukari n'ukukibara kariya nako kambere uri gushaka kandi kantu waba kose wapfa kubikiraho rero bagushyiraho amazi akonje kikaraho ntabwo gibishyiramo ibintu bishyushye kikazameneka nyine umunsi umwe bakazakubwira akayiko n'ahantu kajya wowe nabo kameneka ikirahure cyo barakimena kajya kumurira kagashuka kakaba umutuku ariko nigashye ikirahure isaha n'isaha kiba giteguye kurangira cishaho gatoya nta kindi kintu waba cyo tu ukora wakwapa kwibera umusego bakazajya bakurira bakazajya nk'uko yicaye kuri iyo nguyu ariko bitarabira n'ibiva byose hasi ariko oya ntabwo waba umusego wo mu ntebe uwo umusego wo ku gitanda ariko nawo bakuriraho ariko wazajya uba ufite amabanga menshi wazajya yirirwa ibirota amabanga y'abandi ibintu byose byo mu nzu biba byaragowe ubwo hitamo cyangwa akabedi kava none hari abantu birirwa badutwiga bakadushyira amazi ashyushye kugira ngo noneho kugukamura se ashaka atari n'umuntu umwe bisaba abantu nka batatu are you ready kuzagera gukamurwa in your life asaba abantu batatu abakazenguruka akayiko bagagakuba gake bakunyunguza nta muntu ugahemukira kuki njye numva nabi icyuma sawa umwana we nawe rero icyuma azajya nkata fresh ukavuga ati ndabumbishije rwaza nyine wirirwa ushwana n'amapome n'ibiki byose ati ndabayoboye mujye musaba imbabazi icyuma kiranzwe niba unafashe icyuma ushobora kwirukanka ariko akayiko k'isukari nta muntu akagutera weho uhisemo neza mu bintu biryohera weho wahisemo neza kabisa sasa mutekereza ko habaho one best friend kako niba bafite ngo mfite my ride or die ngo my yamaze nese bita best friend nyine uwo muntu utekereza ko abaho byanyabyo no wowe utekereza ko ntabaho njyewe ntekereza ko aba inshuti zisanzwe ntabwo ntekereza ko aba best friend kuko kuri iki gihe ntabwo wabona umuntu best friend ni sinzi ukuntu nabisobanura ko ni ijambo rinini cyane umuntu asobanura amagambo menshi kandi best friend abe n'umuntu ushobora kuba n'ahandi nyine yakwitangira niwe ni wa muntu ushobora no kukubwira ati hari ikintu nari ngiye kwishyura mu kanya ariko nkurikije ibibazo uri mu byo birenze ibyanjye reka mbigukorere njye mbe nirwana ni wa muntu ushobora kwitangira mu gihe runaka umukeneye
ni wa muntu ushobora kubwira buri kimwe cyose ariko se kuri iki gihe ubona ari bandi babwizanye ukuri. Ikindi kintu abandi bitana aba best friend baba bashwana muri munsi yankozaka ntabwo babyoroshye hano hanze. So ngewe ntabwo mbyizeramo. Abonekeza ko uko ushwana n'umuntu mukongera mukiyunga ubushuti bwa nyabwo bukomeye kuko ntango mushwana ngo mutandukane. Best friends bapfa ibintu bikomeye. Kuko baba baziranyeho n'ibintu bikomeye biri deep iyo bagiye gupfa ikintu bapfa ikintu kiri seri kuko n'ubundi kugira ngo kubabaze biragorana kuko aba ari best friend nyine ariko iyo mugiye gushwana ntabwo mupfa ikintu cyoroheje. Kandi ikintu gikunda kwica ibyo bintu ni ibintu dushyari kuko kubera ko muziranye ibintu byinshi n'amashyara abaho cyane nibwo nabaho kuko abandi ntibazi ibyawe rega. So kuba best friend ni ikintu gikomeye rero ngiye najya nawe nuko byumva utekereza ko bitabaho. Ntabwo biba unless nyine ari njyewe best friend ongewe. Weho wemera yuko waba best friend w'umuntu ariko we ntango. Because in my life at my age nta muntu uzi like n'amateka y'abantu tuzi bagiye baba banyabo barahemukiwe. Yabaye we ariko uwo ari kubera best friend wari kwitangira ugasanga ntago ari we kandi abo bantu birangira arijya akora revenge kubera ko yababajwe n'umuntu atigeze atekereza ko ashobora kumubabaza. Kandi best friend ni wa muntu witangira n'umubyeyi ariko kubuza ukanga kumva umubyeyi ukagenda ukitangira wa muntu. So iyo guhemukiye rero kiba ari ikintu kiri sinzi. So as I was saying at my age nta muntu nzi kandi I had best friends and everything. Nta muntu nzi best friend n'umuntu ubwira ibintu byose like everything. Nta muntu nzi ngena nabwira ibintu byanjye byose like ibintu byanjye byose. Nanjye nta muntu ahura ngo mbe comfortable kuri rwa rwego nkubwira buri kintu cyane cyose. Ngewe n'umuntu nubwo ntajya mvuga ibintu byanjye byose ariko nigeze kubasha kubwira ibintu byanjye byose n'umubyeyi mbyara. Niyo muntu nigeze kubwira ibintu ntigeze mpfa kubwira undi muntu. Yeah. Nibiteye isoni nibishimishe nibabaje byose. Erega ni mukuru. Iyo umaze gukura rero nta kintu abatarabonye pe. Iyo ikintu kikugoye ko cyaba gisa kose. Ubuse ko yifata kaza ahubwo ati narose utwite. Niyo mpamvu nayo umuntu wa mbere ugomba kugenda ukambwira ati rero mama kabaye. Niyo muntu ushobora gufasha muri ibyo bibazo. Ni nawe muntu ushobora kukwitangira. Niyo muntu ushobora kwihanganira igise bagiye kugira ku mwana we. Niyo muntu ushobora kugukorera ikintu undi muntu adashobora gukorera ku isi. So numva rero igihe kigukomereye umuntu akwitabaza mu mubyeyi kuba bafite. So rero nanjye ndumva nanjye ngemana kimwe nawe umuntu agira inshuti ariko inshuti magara yose nyaka yuko best friend ni ikintu abantu batajya bamenya ngo ni iki aratunanya mbona abantu bose nga naba best biragoye birabintu ntago ari ukubyuka ngo umu best. Ni ryari wumvishije uri so proud of yourself kavuga tanga hasha ndumva noneho ndi proud yanjye byatari. Ndumva ariko nahoze niko wahoze ndumva ariko nahoze njye nshimira Imana ntago ni gake wabona umwaka uje undukansi kuko nari meze mbere. So I'm always proud of myself. Nta runaka ufite uvuga ati ahangaho impamvu nahoze ndi proud nuko niyo hagize ikintu kimbaho nkago ninjye wihagurutsa. So niyo mpamvu nakubwira ati nimba hari umwanzi wawe ufite mubi cyane ni wowe ubwawe. Exactly. Kuko niyo wavuga ngo nagize depression nutarwana nayo nta muntu uzarukuganira nayo. Bazagufasha bazakuganiriza ariko nutarwana n'ibyo bintu birakwica. Niyo mpamvu rero umuntu agomba guhora avuga ati ninahibera hano hantu ninde uri buhambere. Niwe muntu wa mbere ugomba kwibera aho hantu kuko n'ubundi n'umuntu ubwira ikibazo mufite ikibazo akenshi ubushaka ngo uruhuke. Iyo rero wa muntu niyo yaguca intege still usubira inyuma yenda ukagenda ariko uhagurukiye niwe wihagurutse. Rero nge ni ryari wumvise you're so proud of yourself? I just bought something this year. Actually, I'm proud of myself. Yeah, something important actually. No, I'm always proud of myself, but uyu mwaka I was extremely proud of myself kubera ikintu naguze, which was important to me actually. What was the future? I actually said I will give this and then I will give this to myself on my birthday. Mfite imyaka nzaba ngize nayo nabivuze ndi nko muri nkirangiza secondaire, and then I have achieved it
mu byo nateganyaga koko mukora nabipanze niko byagenze so yeah okay jewe rero mu rugo ninjye ucura so birwa bamfata nk'akana tu you know ariko ubu ngubu ahantu nsigaye nicanka iminota nk'ingahe ndi kugana na mama like mba numva nyine ni ikindi kintu yeah kuko mukura rubivuze hari uko ugenda wamugana uko niko ugenda wegera umubyeyi wamuganira n'ibiki n'ibintu utabonaga ko byashoboka ko bibaho you know akaba yakugisha n'inama you know yeah kandi mbere najyaga numva n'ikintu cyambaga simbeshye nari kubireba rande buri gihe ntabwo azaga abantu ba mbere oya haba harimo no bwana uvuga ati nimumbwira arantuka arankubitaragira gute ariko kugeza ubu ngubu iyo umaze gukorerega nawe ahindura imyumvire yuko yakumvaga muraganira kuko niyo waba uri mu ikosa runaka arakuganiriza ntabwo ubu ngubu bakuhagarara hejuru ngo afate inkoni cyangwa urukamambiri nk'uko yabikoraga mbere niyo mpamvu rero tunyaga no kubimubwira buriya ati yakuze batira noneho ndamwica ariko ubu ngubu aho ubuzima bwo kugejeje bavuga ati n'undi niwe uzarwana nacyo reka nganire nawe kuko ubu ngubu ikintu cyose wakora ingaruka ni izawe exactly niyo mpamvu rero atashobora kukwirirwa avuga ngo uribana napa wenda bizi so nibyo ndi kuvuga nk'ubu ndacyaka nje nko kumara nk'imyaka nk'itatu nibana ya itatu igiye kugeramo none numvaga bizangora nkasura nko mu rugo narandagaye nsa nabi cyameze ukuntu you know nze nibanyeho ariko ntago nibanyeho mbishaka ariko kugira niyo experience ni byiza cyane ariko ntago nigeze mbikunda cyane nk'umuntu wumva uri iwanyu ukabona uri ikigoryi nta hantu uzagera ntaki niba ufite ubushobozi genda wibane ubanze wigise narabishakaga kuko numvaga gutera imbere bizangora ntinabasha kwibana ngo ndwane n'ibintu so gihe nibanyeho experience nagize narayigize ariko ubu ntago nakwibana hari ibindi bintu ntigeze nishimira mu kwibana ya birahari byinshi kuko ngiye mu buzima busanzwe banduye umuntu niyo ndyamye hakagira umuntu uzagafungura urujya akagira gute mba numva nyina nkiciye umunsi so icyo gihe rero hari igihe ufite abashuti bazi kubibana bakaba baraje kandi ngiye ubu ngubu uburyo ibintu bimeze ntabwo mpfa kuza tutavuganye asha nanjye ariko buriya nta muntu ndakeka no mashuti bangira nta bantu baza hano nta muntu ujya kumenya hano igihe rero ntabwo byari gupfa gukunda ako ngenda cyeka ko ntajyana inshuti nyinshi da amen niba utazigiriye umuntu agize gutya bamubwira ati Natasha tuyariye bude wajya kubona ukabona umuntu araje nyiteyo none cyane cyane rega no kutagira inshuti nyinshi ntibikwiye ko hari abantu benshi bagukunda nabyo ntabwo hari igihe umuntu avuga ati uriya ndingera disanzura turaganira so ntabwo bikora icyo kintu rero kandi ntabwo uri bwirukana abantu nirirwa nimuka iyo ahantu abantu bahamenye benshi ndimo uri ufite ikibazo tunajya tuzakiganira tuzakiganira ngerirwe nimuka ariko nabyo bituma numva kuba ku myaka mfite n'ibintu ncamo kuba nyikiri strong nkirwa nseka abantu bajya ngo nangutaka ko nababaye cyangwa arakaye kwibana byo ntabwo nabituka hari ibintu byinshi byatumye ngeraho cyane so mu biryo byose bibaho wakibuza kubishya naba imwe mu mafuruwe cyangwa se n'iki kintu wavuga ati bamitishijemo warya igihe cyose ntuzijye uhindura ntizigera mpindura ibintu byose ku buryo ntabikwemerera bibaye ngombwa ko ibintu byose bagiye kubifunga wenda abantu benshi babaye benshi mu gihugu reka tuvuge gutya habaye abantu benshi kandi ibiryo bihari ni bikeya so umuntu agomba guhitamo kimwe tuzamuhereza kizamutunga nk'umwaka kugira n'abandi basharinge wafata iki watermelon ukayirya umwaka wose yonyine nta kindi uvangiramo hirya none se ko mfite amahitamo watermelon bigezaho oya nuko ari cyo kintu kitangora kurya ari n'igihe nanga kurya ko mama ati bino bintu birangora tu ufite bibiri ariko vuga ko yego either ifiriti cyangwa macedoine oya yavuga kimwe bijya ubwo yaba ari macedoine ni uruhurirane rw'imbuto ibyo se birareba ese wamuganye ngiye kuvuga ntabwo bigiye kuba ntabwo babibaye bibiri bibaye nka 10 nka 15 bitewe niyo wakoze ifiriti okay tuvuge bibiri ntari ubwo ni ifiriti n'urubuto runaka we ni watermelon n'iki kindi ibyo nkunda cyane ni ibihero ni watermelon n'umureti shanye kamubwiza ukuri burya isombe n'ubugari nabyo ntagira ngo bihaga abantu bajya bambwira ngo bahaga ubugari ko sinjya mbuhaga ni ukuri
nanjye ndi muri abantu bameze gutyo buryo ubugari inshuro nyinshi nkumva nta kibazo ariko nanone ntago naboraho cyese wa mugani byatinda ku mwaka ariko ntango ndabukunda kurya utaha n'inkozi icyo kibazo nagaruka uzansubiza uzambura ikimbaza yego yabizi neza so dusoza amasaha yatugendanye ikibazo cya nyuma kiragira gute nkawe ku mutumirwa wacu sibyo nawe turi we banzeho ukitubona bwa mbere nyiraruga niki kintu cya mbere dutekerejeho ikintu cya mbere natekerejeho ni ikibura cya mbere narindi imbere y'amatara ntabwo nabonaga neza nyine aho watwitegereje ariko reka nkubwize ukuri nkurikije aha n'ubwa kabiri maje sibyo abantu nasanze nabo nasanze uyu munsi sinzi niba hari n'abagiye rano abantu bamutekereza kimwe ku buryo nta muntu ufata umwe ngumutekereza ikintu kubera ni ukuri ni kuvuga ngo iyo ngeze ahantu akenshi harya mba ntaramenya ngo hano bimeze bite so nirinda kugira rero ubundi gihe akenshi ntekereza ku muntu gutya nkamureba nkazande ibahara nk'agakuru numvishe ndi kwitegereza ndeka ahantu biri buri ariko kuvuga ngo naje cyane cyane nanone kereka iyo umuntu avuze cyane nawe mwibazaho niyo mpamvu navuze ngo simutari umuntu uvuga cyane niyo umuntu avuze cyane ndibaza wese kuko iyo umuntu avuze cyane urakora amakosa menshi akenshi ntabwo wavuga amagambo ijana utavuze utugambo tutari sawa nk'icumi cyane cyane uzaba abantu bavuga cyane n'umuntu utakwitaho arahindukira akakureba abantu bari aha rero bose iyo mbasanze gutyo mbatekereza kimwe kereka iyo hari ikintu cyihariye kibaye ubatekereza kimwe gute like nk'uko wenda ariko ikindi kintu kibi kuri icyo kintu uvuze ngo ntekereza abantu kimwe nshobora gusanga umuntu ahangaha agakora ibara nawe nahagusanga avuga ati n'uyu ibara yarikora nanjye n'undi nuko ndi kubitekereza ntabwo ariko nabitekereje kuko ntabwo ariko nabitekereje kuko njyewe njye ahantu rimwe nkabona habaye ikintu kirabo nkabona nanjye cyangwa rero sinsubirayo rero ntabwo nigeze nzana uvuga ko natekanye uruga sheri wanjye uyu ndebye n'iki kikuza mu mutwe cyane cyane ariko reka nkubwire akantu kamwe kirego muri duteye nabi buri muntu wese tuba dufite ko tumutekereza bitandukanye n'undi ntihazagire umuntu ukubwira ngo mwese mbafata kimwe muziranye abakubeshya n'ubundi kereka iyo ari umuntu ukubonye bwa mbere ibyo birumvikana abatarakumenya ariko abantu mugiye muziranye mu maranye igihe muhuye rimwe kabiri gatatu gatanu musigaye munatera story ntabwo umuntu aba gufata kimwe n'undi ntibibaho kimwe nuko usibye nabo n'abavandimwe ntubatekereza kimwe n'ababyeyi ntubatekereza kimwe ntabwo ushoboka niko duteye ibibazo bibiri Olga atubaze dusoze okay ibyo ushaka bibiri ibibazo bibiri nawe aratubaza nawe tubaza mbaze ni ryari wigeze uraba ukumva ufite ubwoba ni ryari nigeze ndamamaje ngo ufite ubwoba umunsi bwa mbere njya ahantu nkamara iminsi ijya nko mu 2 twati mi pull up kwa kundi ujya mi pull up zikaryoha bibagirwa yuko ufite gutaha none wari ufite ubwabwiye nyine sinzi numvaga ibintu byembayeho bwa mbere ko wamubabaje cyangwa ukiri umusobanurire cyangwa byose okay numvishe nyine sinzi umva byonyine nageze namaze nk'amasaha 2 mpagaze hanze ntarinjira mu gipangu icyo kintu ubuze kiri rusange ariko tubwira ikintu cyihariye ikintu kiri rusange obviously iyo ugitangira kugenda umuntu wese umva niyo waba uri umugabo ufite imyaka 30 n'ingaho ugitaha iwanyu ugataha oya niyo wamenyereye kugenda utashye mu gitondo ariko I think ahubwo uri yaranje ugataha ni mukoro I think it's the first time I had sex kuko yaranabimenye ahubwo icyo cyaguteye ubwoba icyo cyaguteye ubwoba kuko uba urabikora kuko kuvuga ngo utashye ugize utera abo twese niko bimeze uyu mu byaro yaranabimenye ko abikoze so niki cyaguteye ubwoba bwa mbere ubyamana n'umuntu se ubwo na wumvaga ntari ibi of course ubwa mbere wari ubwa mbere terrible bad experience terrible my dear tubwire ntabwo nsubije njyewe ku munsi wa exit nibwo bwa mbere arebye mama wanjye akagira ubwoba kandi watsinzwe wapi zari zitarasohoka noneho nari ndi mu kazi cyane cyo kiri rusange abantu tubwira ikintu cyinshi buri mwana wese n'umubyeyi arakureba ugashaka wuce rero ku bantu badakunda kwiga nk'abantu
gusa ubwo ni ryari umwana ufite icyizere niba abandi bavuga ati narapfutse ndabizi abana mwicara hano ngo usohoke bicaranye ubundi abantu twigiraga barashe rero twaramurebaga tukavuga ati ngewe ndashaka bonja ni senyesi baba yigiye tukaza gurira mu rugo zibaje bwa mbere zisohoka yarambaje ngo abashuti bawe babiri bagize angahe yabanje kubaza abashuti bawe namubwiye nagize atambaza abashuti banjye bagize abagira ngo amenye niwe kigo ryimuri bo cyangwa ni wowe nagerageza no byarangiye ari njye wabatsinze nyine ninjye wari ufite menshi kubarusha ataho ngaho gera no hosha ikintu cyari kiri kunira ubwoba nuko niganagana kuzine wanjye no umuhanga byahatari abantu b'abahanga bagiye ariko muri exeter namurushije ariko muri classe ebana yazaga yapfutse Naomi famille yose muzi ko Naomi ari umuhanga noneho twigana même classe atari kuvuga ngo yiga wenda mu yindi section ngo tubwire ikintu cyagutse ubwoba imbere mu ikintu kiri buri muntu yose abaga afite ako kantu ubuse ibyo by'abana byo kwiba byo si rusange byo ni rusange nanga kumwe na wese no like bana twinshi twaribye n'akataribye mu maboko ibyo mugenzi wawe cyakoze baje ngo ngewe ariko ibyo nabyo ni rusange gukubita abana se cyane cyane gukubita abana uri kuvuga ibintu bisanzwe ariko tubwire ibintu gusubwana ryari the first time I had sex I didn't meet my mom Natasha yaryamye okay ubwo tubwira ikintu mu gitondo wamuciye kumva ntari ntabwo wabonaga ari bubimenye nari nziko binyanditse actually ntango wabimenya ndetse munambwira ngo iyo umukobwa aruzi inzu ugiye bwe nyina arabimenya indi ubimenya mama iyo mukubitanye amaso cyane kubera utamura mu maso ntabwo ubasha kumura mu maso nyine umeze nk'umuntu ufite ikibazo ugashaka umuhungira mugakubita njye nari nzi ko mwimbere atabyumva wenda kuntu amabera akikora bimwe by'ababyeyi ariko ashobora no kubyumva igihe harimo ikibazo gikomeye igihe umwana we yahohotewe umubyeyi ashobora gusensenga yahohotewe byo birashoboka ubwo ntacyo nanjye urambajije nanjye se sinabazaga nkasubiza nanjye nabazaga ngasubiza nanjye reka ikintu kuko njye ibyo byose nyuma muri nta kimwe yigeze amenya pe ni nk'ikira ikintu kidasanzwe mubaze ndaza kukibabwira kitubwira kuko ikintu gisanzwe byo bisanzwe nanjye biza muragira mu matesha umwanya babwira ibintu bisanzwe reka ndakikubwira tu okay ikibazo cyawe what's the 3 things that makes you happy kuburiho bitatu yeah ikintu nishimira se ikintu cya mbere nishimira ni uko nta na rimwe njya mbaho mvuga ko nibereyeho like ibintu bitatu ukunda nyine ari kuvuga icya mbere akunda cyangwa afite no ngira numvisha nanumvisha ngo ibintu bitatu umuntu okay ntago njya mbaho ngo numve ko nibereyeho mpora mbaho numva ko mfite inshingano zo gutuma abandi bantu babaho bishimye cyangwa babayeho neza icyo ni ikintu cyonyine nicara nyine ngavuga ati ngewe ndabizi ko nibereyeho ikindi ni ikira ko mvuze aranye nkabigira rusange subikubinamo byose cyane ikibazo kiranakomeye ariko ko njye mbivuze nabi ndari kuvuga utuntu gutya ibintu mbajije birimo ibintu byinshi mubanze muvuge ntabwo ndabona mbasubiza shamuye muretse ibintu bitatu nishimira icya mbere ni uko ntabwo ndapfusha umuntu nkunda cyangwa tureke n'umuntu nkunda nta n'umuntu uraba close ngapfe nyine ntawe ndamenya barakubaza y'uyo sawa nyine nibyo ndi kuvuga njyewe nibyo binshimisha ayo ni amahirwe nyine biranshimisha kuba biramushimisha kuba nta muntu arabura kuba nta muntu ndabura nkunda nyine ku buryo mba blocking umuntu nkunda yapfuye cyangwa iki nanabishimira Imana ko ikomeje kubarinda icya kabiri nishimira ko naragarutse mu mwuga wanjye w'itangazamakuru ko nageze kubivamo bitewe n'imbogamizi nyinshi nahuragamo nazo mara nk'imyaka natangiye ibinyamakuru mfite imyaka 15 namaze nk'imyaka 2 narabiretse cyangwa 3 gutyo kuba naragarutsemo biranshimisha nkaba ntazanabivamo kanumve nibyo ni mpaka nanjye ku bintu cyo kora bijyanye n'akazi
nkunda ko akazi nkora uburyo abantu bacu bako appreciating wawe no mu kibazo ukakivamo neza. Ikindi kintu hakabe n'abandi bantu ufasha kumva rakubwiye ati hari nk'ibintu mwakoze mbona ni nk'ubuzima bwanjye, ukabona hari umuntu wafashije ariko nawe akagufasha, kuko nk'iyo umuntu yanditse iyo comment niwe wacitse intege ugarura intege. Buriya nicyo kintu nabonye. Hari umunyamakuru twahuje icyo kintu, nawe yageze muri situation itameze neza nyine, handi ubwo yumva yihebye ariko abonye commentaires zituma mera neza, nanjye bijya bimbaho. Harya nayimuze bibiri. Icya gatatu nishimira kuba narandagara mu muhanda ni izina ry'Imana. Ako ni buri mukobwa wese ugomba gushimira Imana. Nukuri pe, kuko abantu baduteze iminsi sha baracyategereje. Noneho ngewe umwana wawe waraje, noneho ngewe uzi nk'abantu bategereje ko randi fucking up ni benshi cyane. Ahubwo noneho kugiye ukora ibintu nk'ibi bigushyiraho karubanda ni kuraburiza cyane, niko abantu baba benshi bavuga ati uyu nguyu bagutega iminsi. Ngewe ariko icyo kintu nango cyanambaye kuvuga ngo ni ku bantu bandeba gutya bisanzwe. Ngewe icyo kibazo nakigize no kuri famille. Hari nanjye abantu baneze iminsi nkiri n'umwana muto, umwe muto apana ngiye gusa ariko singiye gusa nago byari nka famille abantu badutega iminsi ako birangira usanga yifuza no kuganira nawe akabura amahirwe, akabura n'ubundi akenshi no kubirangira, kuko akenshi iyo ugize ikintu kibukorera umwana njyewe rero iyo nkuze nkabona ntago turi buhure ngo nkwihorere tunguhereze nkugendera kucaka honje, kuko hari nk'umuntu ujye muri famille nkora ibintu birankomeretsa cyane ku buryo duhura nyine ahita nshaka nkirinda ko hari n'ikintu ndi buganire nawe kugira ngo ntaza guhita nyine mubwira ijambo rikamubabaza, kuko byarankomerekeje. niwe muntu nzi ndi umwana wankomerekeje pe, ankora ibintu nyine ntashobora kwibagirwa, ku buryo n'ingaruka z'ibyo bintu n'ubu zitari zamvaho, ku buryo nzarira nanafa izo ngaruka zitari zashiraho. Gusa njye amatsiko kumenya icyo kintu kumbira wanjye kiragaragara. Bye tubyihore. Ariko kubwira nabyo wabimenya. Ntabwo wabimenya. Ndatsinzwe ntacyo wamenya. That's sad. It's so fucking sad. Ni na story nyine ntaba nifuza ko namenya ko byambabaje gutyo, kuko ntabwo ari sawa ko n'umuntu amenya ko yagukomerekeje bingana gutyo. Umuntu wakomerekeje bingana gutyo nari n'umufamiliye. Ariko we kubera ko we kuko nabonaga ariko ameze ntabwo mpamya ko anabizi ko yabikoze. Tubiganira y'inyuma. Ko ntakira tubwira. Njyewe like nishimira ko kubera ko njyewe ntabwo nize mbara na papa yitabye Imana nyine umwana. Numva nishimira kuba I'm growing up with my mom, kuko niwe muntu nzi, niwe muntu wandeze, nkaba mbona iki gihe nyiri kumwe na mama, noneho ikindi nkaba ngeze wenda kuri level ntabwo namuha everything ariko nkaba nabasha kumukemurira muri bimwe ikibazo yagira. Ndabyishimira. Ikindi kintu nuko ku myaka mfite niyo nuko nabiteganyaga, urumva umwana like warezwe with a single mom, ufite utuntu twinshi wumva ushaka kuzageraho, ndi kubigeraho mu gihe nashakaga kubigeraho. Ikindi kintu nishimira ndacyari kwiga, nuko Imana ashaka abantu natangiye kwiga. Naye njye nibaza how do you guys niba mbivuga 24/7 mbandibye like I don't know how you ukiri mu ishuri to shandarangije muri kubikinja kwiga ndarangije. Ariko muri university ntabwo bisaba ngo ure mu ikaye. I know nyine hari ukuntu tu umuntu ataziga ndarangije shangize mu gatatu muri ko hari ukuntu abana ibintu biri ukuntu. Oh my god, ndangije kwiga shaka akora ndarangije kubera ko even though abantu babivuga nanjye ntabwo numvaga ko nzabishobora. Ariko njye ikintu gitandukanye kuri njye buriya ni inteze iminsi ngo ibitandukanye n'ibitekerezo. Nta nubwo ushobora kuvuga ngo si yungira urabona ngo bizamuhira, ahubwo nibyo bimpira bimwe dutekereza ko dushobora kuzamira. Ngabandi se ko babigiyemo bikanga, abandi se ni njyewe. Ariko abantu baduteze iminsi njye narababariye. Kuko nabo ntago borohewe. None se NATACHA yarababariye. Urabashyiraho imivugo yindi nabo batibereye neza. Nabo ni bariho. Nabo ni batagira ngo batera imbere bakubava mu muntu kuri.
n'ubundi nawe uko uvuma kenshi abantu akeka nawe biza kukugarukira kama is a bitch a very big one very yeah so Natasha wakoze kubana natwe kuduha umwanya wawe kaganira natwe nawe mwakoze kuntumira gira ikintu ubwira aba BigTowners bagukurikiye muri kano kanya ndagira ngo mbabwire ngo ibintu bimeze neza kandi ntago tuzabatenguha sibyo ntabwo na gahunda rwose yari so umuntu ashaka gukurikirana cyangwa ashaka kureba movie zawe nyine ashaka kumenya byinshi kuri Natasha yabirebera iri kuri YouTube channel yanjye yitwa Natasha Ndahiro abantu bajya kwandika Natasha bagashyiramo S ni CH ni Natacha CH so guys mukurikirane mumurebe musubscribing muzidownloading ari kuri YouTube ntama Instagram ukoresha cyangwa TikTok cyangwa platform ndayekoresha amazina niba nta kibazo Natasha Ndahiro still byose Natasha Ndahiro okay following ahantu hose ebana mu sharing mu liking mu tere comment mu hibitekerezo ikindi kintu iyo ukomeje gufasha umuntu gatera imbere ndakeka ko Imana igusupportinga mu bintu ukora n'ubundi rero buriya ntaniga n'ubundi uzi gukora subscribe ukora gutya akalike noneho shana na data uba wazikoresheje n'ubundi nta n'izindi ziri buveho na wenda nanone kugira ngo na comment mbi wa mugani byo gukomentinga byo wanabireka ariko comment ni nziza kuri twebwe ari uguki erega ushobora no kutavuga comment ubwira umuntu ngo uramukunda ariko ubwira comment umuntu ati hindura kino exactly iyo ni support ubutanze no nuzu nabituka ntanga mpaka uze utukana kujya muri yumve ko afite guhindura ubwo ati ukora ibi ariko you need to do this ikindi kintu batanze nuko iyo uri gutuka umuntu baba uri kwiyangiza kurushuri kubwira ntago birangira n'ubundi ibyo bintu bigufashe ngo biguhindure umuntu mwiza ahubwo bituma ukomeza wumva ko ibyo bintu ukora ntacyo bitwaye gukomeza urinde mukatwibereye I know ntago twifuriza ibyo bintu rwose so guys mwakoze kora natwe wakoze kureba igihe iki kiganiro cyatangiriye ukaba usoje kukireba wakoze cyane Imana ikomeze iguhe umugisha don't forget kuri BigTown TV ikiganiro ni Girls Talk hamwe n'abakobwa banyu Olga na Radio Sa n'umutumirwa uyu munsi Natasha Ndahiro Imana barinde don't forget to subscribe ciao